Umushoramari w'umunyarwanda nyuma yo gushora imari ye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yanatekereje gukora ivuriro aho umurwayi ashobora kubona serivisi zose yifuza. Havuze nashoye mu mabuye y'agaciro ni umurimo uzafata igihe kirekire, ariko se nta kindi umuntu yateganya. Ubwo nimwe yatekereje, ubwo mfitemo na history ako ni karekare ukuntu byambayeho. Umubyeyi ararwara, tuburaho kumuvuriza, twirirwa dusiragira ushaka aho afatira ibizamini, aho abonera umuganga w'inzobere. Ubwo hano naje gusanga kliniki zose hano naho gufatira amashusho, ahandi naho mu specialist ahandi. So ngiye namaze nk'iminsi ine tutaramenya icyo umubyeyi arwaye, arinda remba, arinda nyine ushaka no agera n'ahantu yapfa, biba ngombwa ko tumwevakiwe. Ngarutse rero nibwo natekereje navuze, ariko se ko turabashoramari hariya tuzatekereza leta ko ari ikora byose cyangwa se umushoramari wo hanze? Nibwo natekereje navuze reka nkora ivuriro byose bisaba amafaranga, bisaba no kwizera. Nizeye igihugu cyanjye, nizeye intumbero ariyo vision, nizeye umutekano, nta handi ni mu rugo reka nshore. Ubwo nibwo mfashe inzira ngiye kureba modeli handi hose, ndagaruka ndavuga ngiye gukora one stop center idahambaye, ariko aho ushobora kuza ukabona na muganga yakwandikira ikizamini cyo kujya muri laboratoire, ukaba ufite laboratoire aho ngaho. Wamara kubona ibizamini byawe bavuga ngo dusanze ko kurwaye ibintu bigendanye na medicine interne, uba ufite medicine interne. Byasanga ukeneye umuginekologe, mashyira department 15. Mbanza no gutekereza kuzana abanyamahanga, yewe turakorana nabo imyaka ya mbere. Abanyamahanga nza gusanga bigoranye mu gusemura, mu kumenya indwara zacu. Umukecuru uje so nyuma y'umwaka yewe nzana ukora management nawe umunyamahanga, biranamugora gukorana n'abanyarwanda. Buriya nabyo gukorana n'abanyarwanda rimwe na rimwe mutazi mico, mutagira gute, buriya nabyo bisaba cyane ko nari nifuje yuko mu ivuriro noneho dushyiraho ikintu gishya cyitwa custom care, aho mvuga ngo umwana w'umunyarwanda nazerekane yuko ashobora kwakira neza agashimisha umuntu, kuko twakunze kwitotombera ko abantu bakirwa nabi, serivisi zitangwa nabi mu Rwanda. Ariko icyo nabonye nuko bisaba yuko hagira umuntu ubigisha, ubaba hafi. Abana bacu murabizi ko bubaha, murabizi ko banumva. So nicyo nakoze custom care nziza, niko ngewe nabyita, sinzi ukuntu abantu babyakira. Nshaka abaganga b'abanyarwanda, biba ngombwa ko ngira ibyo bikoresho byose. Icyanshimishije nuko nasanze dufite abaganga beza b'abanyarwanda, bari barabuze aho bakorera bisanzura, kuko barabingaragariza. Bwana Karima kandi avuga ko kimwe mu byo bashyizemo imbaraga ari ukwakira neza ababagana, cyane ko Legacy Clinic ifite abaganga beza b'inzobere ndetse n'ibikoresho byose nkenerwa, ku buryo buri wese avurwa kandi agataha yishimye. Mbona abaganga bakora muri leta, ariko igihe bafite konje bakankorera. Ngira abaganga bari permanent, ngenda nagurumwa umubare. Ubu tumaze imyaka 3. Mu myaka 3 ubu dufite abaganga twandika bageze kuri 53. Harimo abandi bafite specialite 50, 3 aba generalist. Dufite abanasi beza bakira neza, ndabashima pe, nabo bageze kuri 34. Dufite abana bashinzwe kwakira, barakwakira bagakora ibipapuro bikoreramo, uza ukenera bakagukorera orientation, bakakuyobora ugera kwa muganga wumva wakiriwe neza. Batangiye no kumva rwose kuko uje kwa muganga. Icyo nicyo nifuje, nabigiyemo ndabona bikora. Ibi kandi biranagarukaho na Butera Mutesi Peace, umukozi muri iri vuriro,
uvuga ko imikoranire n'ubufatanye bw'abahakora nabyo ari bimwe mu bibafasha mu kuzuza inshingano zabo. Nitwa Butera Mutesi Peace, ndi assistant operations manager. Umubare w'abatugana nabyo ni mwinshi, ni munini, ariko ikigaragara nuko tugerageza kwegera abarwayi bacu batugana, tukagira customer care ibidufashamo neza, cyane cyane kwegera abapatient. Iyo mwegereye abarwayi ukababaza tubafashe gute, niki kibura, tugira umwanya wo gukora orientation mu bapatient tubakurikirana, ukamenya aho avuye n'ahagiye. Nibyo bintu bidufasha cyane. Twakira umubare ushoboka, haba harimo gukererwa ko muganga tukaba turabigira tukababwira wenda muganga yakererwa iminota iyi kugira ngo bibafashe, hanyuma byarangira tukaba hari orientation habayo kugira ngo tubakire, tubaha amanimero bakaba bo bazi uko bakurikirana. Hazamo na emergency ifatika biba bigaragara, ukaba wabisobanurira abo barwayi, atuye umuntu muramubona ntameze neza tugiye kumunyuza. Tubifatanya cyane cyane n'abanansi, nibo babidufasha, nibo bashobora no gupima umuntu indembe imeze ite, ko twebwe ntabwo tuba tuzi cyane. Bakaba bakora communication n'umuganga, wa muntu akaba yakwinjira imbere y'abandi bitewe n'ukuntu iyo bicaye bose numenya urembye n'utarembye, ariko baba babizi, nibo babipima ko nta murwayi ujya ku muganga atanyuze kuri kubanansi. Imbogamizi ngira ngo nazo turagira nyinshi, kubera ko tugerageza kubijera uko bishoboka. Gusa ibyifuzo gihari ku bantu benshi ni uko twakwagura clinique hakabonekamo espace nini cyane kugira ngo umubare wiyongere n'abakozi benshi kugira ngo bidufashe kwihutisha. Emile Mukama nawahagarariye abaforomo avuga ko kuba bakira ababagana ari benshi nta kibazo bibatera, bitewe n'uburyo ubuyobozi bwabashyiriyeho bwo kwita no kwakira ababagana. Njye nitwa Emile Mukama, akaba ari nge head nurse ahangaha. Aka kazi dukora we ni akazi bisaba ubwitange, twakira abarwayi benshi nibyo ku munsi, ariko ni akazi ukora uhura n'abantu benshi, challenge ni nyinshi, ariko tugerageza kwakira abarwayi neza kandi tukabaha maximum babifuza iyo baba twiteze. Buriya hari strategy ziri ahangaha dusa nkaho clinique ubuyobozi bwadushyiriyeho. Hari ikintu cya customer care, buriya tugira abana benshi ba customer care bidufashamo, twibanda cyane cyane ku bintu bijyanye no kuvura abarwayi batugana, ariko hakaba bariya abashinzwe customer care baba bari mu barwayi. Uko abarwayi ari benshi bagenda benshi babayobora, biratworohereza cyane, biradufasha cyane mu gukurikirana abarwayi bacu. Ahubwo igihe umurwayi aje, ubona aho dukorera abarwayi benshi, ariko igihe umurwayi aje afite information yose aho agomba guca cyangwa agiye kuhakora, aba afite umuntu muri inyuma, twebwe biratworohera cyane, so baradufasha cyane iriya serivisi ya customer care. Iri vuriro kandi ngo hari gahunda yo kuryagura bitewe n'uko umubare w'ababagana wiyongereye cyane. Bwana Karima kandi asaba na leta kubafasha kugira uruhare muri uyu mushinga kuko bisaba amikoro menshi. Ndabona bikora abaganga ku buryo ubu ngubu nakoze ivuriro ritakira abantu barara, ariyo ni specialized clinic, ariko noneho abarwayi bamaze kutubana benshi. Twari tuzi ko twakwakira umubare nka 200 tuvuga maximum, ariko ubu bararenga za 500. Ni nako twagiye twongera nyine abakozi, ariko icyagaragaye nuko bifuza kuba barara bakabagwa, bakeneye aho kuba. Ubu rero nibwo mubona twatangiye umushinga wo kubaka ibitaro aho duteganya kuzashyiramo ibitanda 65, tukashyiramo aho kubagira ibyumba 3, tugashyiraho kubyarira, tukongera za MRI. Yewe hari n'indi department dushaka gushyiramo igendanye na cardiology, indwara y'umutima, aho dushobora kuzabona yenda imashini bita cath lab yindi ifasha gukurikirana umuvuduko w'amaraso, yindi bijya bitera stroke. Ibyo rero niyo gahunda dufite, ni umushinga uzasaba amafaranga menshi,
umushinga numva nshaka gukangurira abandi banyarwanda yuko twanafatanya, kuko kubikora umuntu wenyine ntabwo byoroshye. Tunakangurira na leta ko yanadufasha, kuko rimwe na rimwe umushinga nk'uyu ntabwo ari uw'inyungu bwite w'umuntu, umushinga twita public. Ariko mbona leta igenda tuganira neza, igenda ibyumva. Numva kugira ngo tuzateze imbere ubuvuzi mu Rwanda birasaba yuko private sector nayo bigiramo uruhare. Mu kubigiramo uruhare rero ni ugushora kujya nka MRI ni $1,200,000 y'amadolari, CT scan $500,000 y'amadolari. Urumva ibyo byose ni equipment zisaba amafaranga menshi kandi zigiye gusavinga public, aho usanga ibiciro byacu hari ubwo bibana makeya kurusha ayo public yasaba. Ivuriro Legacy kandi rifite ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Ibi nabyo bibafasha mu kwihutisha imirimo yabo ya buri munsi. Bwana Kalima kandi aranatubwira ibyo bateganya mu bihe bizaza, anahereye ku iterambere igihugu cyacu kigezeho. Ubuvuzi busaba kuba umutima kuwujyamo, maze nabwo kuwujyamo, kuko mu by'ukuri iyo ukoze umurimo ukawujyamo nk'uko mubibona abanyamahanga bose, buriya umunyamahanga akora ikintu kumva cyaragiye generation by generation. Nanjye niko ntekereza, nicyo cyatumye nanahita Legacy. Twatangiriye kuri ibitaro byakira abantu ku munsi, day use. Ubu tugiye kujya muri hospital tuzakora department 5 ariyo gynecology, pediatry, orthopedy, urology, internal medicine. Yewe yenda tushobora no gutekereza gushyiramo cardiology. So mu buvuzi rero buriya tumaze gukora kuri ibyo, ubwo tushobora kuzafata phase 3 yenda tukateganya nk'uko natekerezaga kuzashyiramo nk'ibigendanye na internal medicine yaguye, irimo ibigendanye na dialyse, ibigendanye ni byinshi, impyiko, transplantation, kuba wahabwa impyiko na mugenzi wawe, transplantation, ibyo ndabiteganya nabyo. Iyo ni phase 3. Ndashaka kuzagera kuri phase Imana iduhaye ubuzima, handi ushobora kugira village y'abasaza cyangwa se home de vieillard, aho haza abasaza n'abakecuru, kuko twese urabona iterambere riri kugenda risatira. Abana bacu baragenda tukajya kwiga, ejo ukazasanga uri wenyine mu rugo, umunyarwanda akazabura umurera. Tugiye tugira ahantu abasaza dushobora kuzajya tubarerera, cyangwa se aho bashobora kujya bajya guhura, aho niho ntekereza. Niyo vision. Ibyo rero bizaba bigejeje kuri vision 2050 yewe no kurenga. Imana izaduha ubuzima, izakomeza inaduhe leadership nziza, izakomeza iduhe umutekano, ngira ngo Imana yarawuduhaye. Icyo navuga, koranire ni myiza, urumva twese turasenyera ku mugozi umwe. Leta nayo kugenda yubaka cyane amabwiriza agendanye n'ubucukuzi. So ibyo bateganya uko haba harimo ibiganiro rimwe na rimwe, kuko nitwe dushyira mu bikorwa ibyo baba bateganyije, cyane ibigendanye na regulation. Hakabamo aho rimwe na rimwe bigorana iyo haje amabwiriza mashya, buriya amabwiriza yaje agasanga udafite amikoro ahagije kugira ngo ushobore kubishyira ako kanya mu bikorwa, hari ukuntu bigutonda. Ibyo ni urugendo narwo turimo, dukeneye kwiyubaka, dukeneye kongera gufatanya. Mu gufatanya rero aho nicyo dukomeje gusaba yuko twakomeza tugafatanya, ariko cyane kiriya gitekerezo tubona leta ibitekereza ku bashoramari. Hari ukuntu hari imvugo yitwa umushoramari, abantu bagatekereza ko ari umushoramari uvuye hanze. Umushoramari n'ubw'imbere nabwo cyane tujye tubutekerezaho. Iyo rero tubutekerejeho bibamo gusaba ubufatanye,
kuko ntawe uvuga ko afite ya mirenge atazakenera kwifashisha banki nazo zifite ibibazo byazo zigendanye n'ukuntu batanga inguzanyo kubera reserve ziba ari nkeya. Ibyo ni ibiganiro byinshi twakomeje kugira, ubwo beneri twatangiranye nayo ibiganiro, hari ubwo bigenda, hari ubwo ubona byahagaze, ubwo hakagenda habamo izindi nzego nk'uko wabajije inzego zose. Hari n'iz'ibidukikije, murabizi ko ubucukuzi n'ibidukikije bitakunze kuba inshuti, ariko icyo dukomeje kugenda dusaba nuko twagirana inama, advocacy, ntihabemo kuba twatekereza ko side imwe ya leta ari polisi, ari abapolisi bakurikirana, bagira inama, kuko harimo ubujiji, harimo amikoro make, harimo byinshi twafatanya, kuko iyo urebye muri ibi byose ni igishaka guteza imbere umunyarwanda. Leta ibifitemo uruhare rukomeye, n'uwo mushoramari abifitemo uruhare. Umushoramari ashobora kuba ari n'umushoramari ufite amikoro make cyane, ariko nawe akeneye kugirwa inama. Icyo nzi cyo, abanyarwanda nzi ko iyo bumvishe ikintu baragikurikira kandi bakacyubahiriza. Rero icyo tuba dusaba cyane cyane nuko inzego za leta zikorana, zikamenya ko zikakurikiza nyine ubujyanama. Ni ubujyanama cyane cyane, kuko guhana biza nyuma yuko babanje kugira inama. Bavuze vision 2020 2020, bavuze vision 2030. Buriya vision umuturage cyangwa umuntu wese atekereza ko ari gahunda za leta gusa, ari abantu muri ministeri bakora vision bakabikora mu mpapuro. Ni nabwo nakubwiye ngitangira, buriya kuba narakoze muri leta hari ukuntu byamfashije kugira ngo numve muri leta n'uri private sector difference ni iyi. Icyamfashije nuko navuye mu nzi icyo kintu kigendanye na priority z'igihugu. Ngarutse rero navuze ndi umunyarwanda, ni naho twavuga ko harimo gutandukana k'umushoramari wo hanze n'umushoramari wo mu Rwanda. Umushoramari wo